aka filime kacu twatanganye n'umudamu wari ufite inkoko idasanzwe. Iyo nkoko yari itangaje, barakwereka yabyutse mu gitondo ayiterura ajya kureba ahantu yaraye. Akimara kureba ahita atungurwa mu kantu, asanga inkoko yateye amagi ya zahabu. Mana nyagasani, umudamu yarishimye cyane, aratangara cyane, aratungurwa, aravuga ati ibi bintu ntago bishoboka, ntago inkoko yanjye yabigiye kunyiza bigeze kuri uru rwego, ntago inkoko yanjye yabigiye kuma amafaranga ngana gutya. Barakwereka umudamu yatangiye gufata kuri ya magi, atangira kuyareba yitonze, ibyishimo biramusaga, biramurenga cyane, aravuga ati Mana nyagasani, kubera iki wamubukire bungana gutya, narigeze mbumukire bigeze ahangaha. Barakwereka atangiye guhamagara umugabo we. Umugabo we nawe se yirukanka cyane, aravuga ati niba iki kuri gusakuza wabaye iki, byagenze bite? Umugabo nawe yaje atungurwa, atanga navuga ati kuki uri gusakuza, byagenze bite, wabaye iki? Arangiza aramwereka. Akimara kumwereka, umugabo nawe yahise agwa mu kantu, aratungurwa, aravuga ati Mana nyagasani, ibi ntago bibaho, ntago bishoboka ko twabona amafaranga ngana gutya. Iyi ni ya nkoko yawe yateye amagi ya zahabu, ye data wa twese. Mana nyagasani, umugabo nawe ibyishimo byaramurenze, aratungurwa cyane, akomeza kunezerwa. Barasimbuka, barabyina, barishima, baravuga ati Mana yanjye, Imana iduhinduriye ubuzima, iduhinduriye ubuzima bitewe n'ino nkoko yacu. Mana nyagasani, ntabwo wabashaga kubyumvisha uburyo inkoko yatera igi rya zahabu, ariko bakomeje kwishima disi, bakomeza kwita igitekerezo, reka mwerekane tujya kuyagurisha kandi biraza kugenda neza. Aya magi nituyagurisha biraza kugenda neza kandi turahita duhindurirwa ubuzima. Abanamubwira ati baretse kugenda gato mbanze mubwire, yafata yose ahubwo yajyane, ni amagi 4, numara kuyajyana ubundi yabashyirira duha amafaranga. Mana nyagasani, umugabo yaraje afata ya magi, arangiza ahita ajyana kuri alimentation yari aho ngaho ajya kuyagurisha. Mana nyagasani, mbega ibyishimo umugabo yari afite. Arangiza akimara gufata ya magi yarayafashe, ayajyana kuri alimentation yari aho ngaho, arahabwa ati narimbazaniye imari, timbazaniye imari ngo mumpe amafaranga. Ati reba ibintu nzanye, mfite amagi ya zahabu, ati kandi ndabinginze muze kubasha kumpa amafaranga kandi ni mumende. Barakwereka umudamu yakomeje kuguma aho ngaho, akomeza kuvuga ati se mwakabyaramwe, aya magi ndamenya nyagura gute? Umugabo aramubwira ati humura, ntago ndibuze kuguhenda, turaza kumvikana kandi biraza kugenda neza. Barakwereka umudamu aramubwira ati ubwo sindaza kuguhera ngahe, turambwira amafaranga ndaza kuguhera. Umudamu nawe yabonye ayo magi ya zahabu, aracungurwa cyane, agwa mu kantu, aravuga ati ibi ntago bishoboka, ntago bibaho ko waba ufite amagi meze gutyo, ukaba wari usanzwe uri umukene kandi wari ufite inkoko itera amagi. Ati natwe twagiye kubona dusanga inkoko yacu yateye amagi ya zahabu. Mana nyagasani, umudamu yatangiye kwitegereza ryagi, aravuga ati mbega amafaranga, mbega amagi we, Mana y'isi n'ijuru, amagi ameze gutya ni amagi adasanzwe kandi arahambaye. Arangije umudamu yakomeje guseka, aravuga ati n'ubundi reka nze nekereze neza, ndebe uburyo n'iyi nkoko yanyu nzanayitwara, kubera ko aya magi aya ni amafaranga adasanzwe. Barakwereka amagi yose yahise yamwaka bwangu, aravuga ati zana mwishyure, gira vuba zana mwishyure hakiri kare. Mana nyagasani, ibi ni biki? Barakwereka yahise amukubita kashi zishyushye, aravuga ati kira ngo we kashi, ubundi ugende nawe uhindurira ubuzima, mugende mutangire mwiyiteho mukore ndetse niyo bwabaga kandi iyo nkoko muyifate neza. Umugabo yatangiye kubara amafaranga, ikigaragara cyo nuko yari bamuhaye amafaranga menshi nawe atari yarigeze atunga mu buzima, ariko mu by'ukuri akaba yari afite ibyishimo, avuga ati amafaranga n'ubundi ntago nayakoresha nabi kandi amafaranga gushobora kuzagingirira umumaro. Barakwereka umugabo disi yasambye ati ngaho fata inzira ugende ujye kureba umudamu muze kubasha kuba mwayasangira. Barakwereka umugabo yakomeje guhita asohoka yihuta cyane bwangu, umudamu asigara aho ngaho avuga ati nyamara iriya nkoko ishobora kuba itangaje koko ari igitangaza. Ati ariko nubwo mbahenze mbahaye amafaranga make, atari ko ari amagi harimo amafaranga menshi cyane, ati ahubwo wanyereka n'iyo nkoko nahita nyitwara. Barakwereka umudamu yakomeje guseka cyane arishima, aravuga ati n'ubundi uko byamera kose ndabahenze, ati kandi n'ubundi iyo nkoko nzashaka ahantu uri rwose mpite nyitwara ijye ibasha kuba yanerera amagi ya zahabu. Barakwereka umudamu yakomeje kuguma aho ngaho muri ubwo buryo, akomeza kwiryagagura muri ubwo buryo, avuga ati mbega imari idasanzwe. Ariko yahise asohoka, ahita barakwereka ba bantu bwarakeye, bahita bajya kuri shop guhaha. Bakimara kujya guhaha, witegereze neza aza kugira akantu ucikwa muri ya mafaranga bagurishije ya magi, bahashyemo ibintu byiza ndetse baguramo n'imyambaro ndetse baguramo n'utuntu twiza ndetse baniyitaho. Mana nyagasani, dore ngaba mu nzira bari kugenda, kumbe witegereze neza wa mukobwa wacuruzaga alimentation yari yabakurikiye ngo arebe ahantu bataha cyangwa se arebe ahantu baherera. Barakwereka bari mu muhanda bari kugenda bishima banezerewe, umukobwa kumbe ku ruhande arimo arabacunga agenda boga runono ngo arebe ahantu baza gutaha ubundi azagenda atware ya nkoko. Mana nyagasani, barakwereka bakomeje kunezerwa, bakomeza kwishima, ariko mu by'ukuri ntabwo bazi neza ko ari umuntu uri kubaneka kugira ngo azagenda abashe kuba yareba ngo babahe cyangwa se batuye hehe. Witegereze neza aza kugira akantu ucikwa, bakomeje kwishima, bakomeza kunezerwa. Barangije bari bamaze gushopinga buri kimwe disi, ariko ubona ko
baranezerewe barangize bahita bafata inzira baragenda kumbe umukobwa arimo arabareba barababwira ati n'ubundi ibyo mwigira byose iriya nkoko nzayitwara kandi bizababera isomo. Barakwereka disi umukobwa akomeje kuvuga byinshi akomeza kuvuga ati n'ubundi ayo mafaranga murimo muryohamo n'ubundi ndabizi neza ko iriya nkoko ndamutse nyitwaye ntabwo mwakongera kuyaryohamo. Barakwereka umukobwa aravuze ati n'ubundi uko byamera kose iyo nkoko ntabwo iri burara aho ngaho iwanyu ndaza kuyitwara uko byagenda kose ahubwo murarye muri menge kubera ko iyo nkoko ntabwo izongera kubaha amafaranga angana gutyo. Barakwereka umukobwa yamaze kubabona arangije ahita afata inzira arongera aragenda asubira mu kazi aho yari ari muri alimentation ye. Barakwereka akimara gusubirayo abandi nabo yarazi bwarakeye wa mudamu ko kahita aza gutwara ya nkoko. Barakwereka yaje gake gake nyonyomba abandi nabo bibereye mu nzu bibereye mu byabo ariko mu by'ukuri wa mukobwa yaraje ahita asanga ahantu ya nkoko iri Mana Nyagasani agira ngo ayitware yaraje ahita afata ya nkoko Mana Nyagasani inkoko y'abandi arayitwaye Mana kuki inkoko y'abandi ayijyanye biraza kugenda gute. Inkoko yarayifashe araje aravuga ati ugeze ajya gutera amagi abandi nanjye tugende kuntera amagi ya zahabu ndagutwaye wa nkoko we niba shaka basakuze cyangwa se babimenye ko ari njye wakujyanye. Arangije umukobwa amaze guterura ya nkoko witegereze neza arangije araza aranyonyomba gake gake ya nkoko y'abandi arayitwara. Mana Nyagasani abandi bari biryamiye bari baguye agacu ikigaragara cyo nuko bari biriwe bagenda bavuye ku isoko guhaha ariko umukobwa agize agatima ko gukanguka aravuga ati reka njye kureba ko inkoko yanjye yaba yateye andi magi. Mana Nyagasani umukobwa ashigukiye hejuru aravuga ati ntabwo nabyizera ko inkoko yanjye yaba igihari reka ngende njye kureba. Ati tambuka tugende tujye kureba ko inkoko yacu ihari gira vuba bwangu kandi ndakwinginze va mu nzira tugende tujye kureba ko inkoko yacu ihari gira vuba kuko nkoko yaduhinduriye ubuzima none ntago twayitererana reka tugende tujye kuyireba. Barakwereka mwana isi nijuru. Umudamu yakomeje kuguma aho ngaho ndetse n'umusore akomeza kumubwira ati n'ubundi nta kibazo turagireba wewe nugira ikibazo kandi inkoko turasanga igihari Mana Nyagasani kandi buke neza ko inkoko wa mukobwa yamaze kwitwara kare yayijyanye. Aba bandi rero barimo barishima bavuga ngo warasanga inkoko yateye andi magi meza Mana Nyagasani barasanga indi nkoko yateye andi magi ya zahabu ese biraza gushoboka barasanga igihari cyangwa se bayitwaye. Barakwereka umugabo yaje bwangu yiruka cyane aza kureba ko inkoko ye igihari. Mana Nyagasani umukobwa asigara ngaho yishimye umudamu anezerewe avuga ati mbega inkoko y'igitangaza mbega inkoko yakatiraboneka. Barakwereka umugabo yaje rukanga cyane akimara kugera aho inkoko iri asanga inkoko yagiye kare yasanze inkoko bayitwaye kare. Arangije arababara cyane arataka cyane arasakuza aravuga ati Mana njye ntago bishoboka ibi ntago ngo yese atangira guhamagara umudamu we aravuga ati ngwino urebe inkoko bayijyanye Mana Nyagasani ese inkoko ko bayitwaye biraza kugenda gute. Umudamu nawe yaje yirukanka umugabo arangije yasigaranye aho ngaho gusa atangira kureba inkoko arayibura. Arangije umudamu nawe araza aramubwira ati inkoko bayijyanye none inkoko turabigenza gute iriya nkoko ko yari igiye kuduhindurira ubuzima biraza kugenda gute. Ati ndaje nsanga inkoko bayijyanye Mana Nyagasani baguye mu kantu baratungurwa baravuga ati ntago bishoboka ko inkoko yacu baba bayijyanye ntabwo ibibaho kandi nta nubwo mbyumva uburyo inkoko yacu bayitwara Mana Nyagasani umuntu wadutwara inkoko ko yaba yaduhemukiye ubu yaba yabitewe n'iki Mana Nyagasani. Ndagira ngo witegereze neza tuza kugira akantu cikwa kandi mwibutsa gukanda subscribe kuri Inganzo TV show kugira ngo tuzabicikwa n'agasobanuro ngenda mugezaho. Yo bakomeje kurira disi agahinda karabica disi kandi bari biboneye ibyishimo bari biboneye ikintu kibahindurira ubuzima ariko mu by'ukuri birangiye bagitwaye Mana Nyagasani rangwa ko kukibayijyanye. Barakwereka disi bakomeje kuguma aho ngaho agahinda karabica n'umubabaro ukomeza kubica ariko nta kundi kuntu bari bubigenze. Yo bararize disi kubera agahinda kubera inkoko yabo bari bayibuze kandi iyi nkoko yari inkoko idasanzwe kandi yari gitangaza. Umudamu akomeza kubwira umugabo ati hangane nta kundi byagenda n'ubundi ubwo amahirwe ntago yari ayacu ntago ubwo nyine yari yacu kandi kuba bayijyanye ubwo n'umuntu ubizi cyangwa se n'ihandi bagurishije ya magi baje barayigambanira barayitwara. Yo barakwereka disi umugabo yakomeje kubabara cyane arababara cyane ndetse n'umudamu we ariko mu by'ukuri byari iby'ubusa. Barakwereka wa mukobwa watwaye ya nkoko yaraje mu rugo atangira kwishima nawe atangira kunezerwa arivuga ati ya nkoko narayizanye narayitwaye nawe akireba aho yarishyize ya nkoko yari yayishyize inkoko arayibura Mana Nyagasani iyi nkoko se ni gatumwa Mana inkoko yabimeze gute. Umudamu nawe yaje kureba ahantu yashyize inkoko arangije arayibura arangije aravuga ati Mana Nyagasani ubu nk'umuntu nawe waba wayitwaye yaba yayijyanye he mu by'ukuri. Umukobwa arangije yari azi ko afite ibyishimo abonye ibyishimo nawe abonye ikintu kimuhindura ubuzima arangije inkoko arayishaka arayibura. Ibi ni ibiki mwakabyarame ese inkoko yaba yagiye hehe. Barakwereka disi witegereze neza utaza kugira akantu cikwa wa mukobwa atangiye guteragura ibintu hejuru atangira guseragurika mu rugo aravuga ati iyi nkoko nayibonye ntago ryabasha kurema. Barakwereka ku ruhande hari umukecuru wari aho ngaho wari urimo ashaka icyo ashaka serivisi ku muhanda agira ngo arebe ikintu yigurira ariko mu by'ukuri yaraje ahita abwira wa mukobwa wa mudamu batwaye ya nkoko areze aramubwira ati wihangane cyane namenya ahantu inkoko yawe iri ati kandi ndakwinginze inkoko yawe byanga byakunda
uraza kongera kuyibona. Yo barakwereka disi umukecuru atangiye kumuganirira, undi amutekerereza uburyo inkoko ye yagiyemo, ariko mu by'ukuri ntabwo yari yizeye neza ko inkoko yazayibona, ariko mu by'ukuri inkoko ye yarayimuzaniye, amuzaniye ndetse n'amafaranga, ariko inkoko ntabwo turi kuyibona, ari kumuha amafaranga gusa, amubwira ati genda ushyiriyemo amagi hano unzanire amagi. Ikigaragara cyo nuko bano bantu bakoraga business yo korora inkoko, ariko mu by'ukuri business yanabaviragamo n'umusaruro uhambaye. Barakwereka disi umukecuru akomeje kumubwira ati mwana wanjye ni ukuri jya unyihera amagi nirire, kandi ndabizi neza ko ibintu ari byiza cyane kandi mukora business nziza yo gucuruza amagi. Barakwereka wa mugabo yaramuzaniye ya magi yaramutumye, aramubwira ati nta kibazo reka ngo amagi ugende wirire mukecuru. Arangije bamuhereza amagi menshi cyane, ariko mu by'ukuri hari amagi ya nkoko yateraga zahabu, ya nkoko bari barayitwaye, ariko mu by'ukuri ntabwo byabuzaga kuba bafite andi magi asanzwe. Arangije umukecuru bamuhaye amagi, baramubwira ati urakoze cyane, ngaho ufata inzira wigendere ujye kwirira umureti ndetse wirire n'amagi, mukecuru urebe ko wamera neza. Yo barakwereka disi umukecuru arababwiye ati mukomeze kwihangana, mukomeze kugubwa neza, reka mfate inzira nigendere. Yo barakwereka basezeye umukecuru, nawe arabasezera disi, arababwira ati bana banjye mukomeze kugubwa neza kandi mumererwe neza. Yo arangije disi bakuramo amafaranga, aramubwira ati dore ibifaranga maye by'amagi tumuhaye. Ati wow, yo disi burya business yacu yaragutse, aho dusigaye tubona n'abakiriya baza kutugurira. Ati ni byiza cyane kandi ni iby'agaciro. Yo barakwereka disi umugabo n'umukobwa n'umudamu bakomeje kwishima, kandi wibuke neza ko ya nkoko yabo disi bari bamaze kuyibura, ariko mu by'ukuri iyi nkoko n'ubundi iyi nkoko yagira ngo yari gatumwa abana isi n'ijuru, ntabwo inkoko yatera amagi ya zahabu ngo bizabe iby'amahoro. Barakwereka disi bakomeje kunezerwa, bakomeza kwishima, bakomeza kuganira, baravuga ati n'ubundi uko byamera kose bizagenda neza. Barakwereka witegereze neza ku ruhande hari umukobwa wahaciye, wa mukobwa yaragaruye ya nkoko yaba, arababwira ati mwakira inkoko yanyu, mwakira ibyanyu, aho kugira ngo n'ubundi jyewe nabonye itanerera amagi ya zahabu. Arangije umukobwa afashe inzira aragenda, abacaho arigendera. Mana nyagasani inkoko yabo yarayibagaruriye. Barangije barishima cyane, baranezerwa, baravuga ati ntago bishoboka. Yo barishimye, hanyuma mbona roko gushimira we twatangiranye utazacikwa n'agasobanuye k'ubutaha. Byarangiye inkoko yabo bayizanye disi, banahereza utundi itangira no kudondaho. Ikigaragara cyo no kw'inkoko yikundiraga bano bantu. Ibi ni uzacikwa n'agasobanuye k'ubutaha, bakunda cyane. Ciao ciao, bye bye.